dushima Imana yongeye kutugeza muri wa mwanya mwiza rero wa mwanya duhuramo twiga ibyanditswe bigera mu ishuri ryo ku isabato. Mboneyeho rero kubasuhuza mwese muri rya zina ryiza ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese. Twibukiranye ko twageze mu gihembwe cya kabiri aho dufite insanganyamatsiko ivuga ngo gukura mu mushyikirano tugirana n'Imana yacu. Twasanze tudashobora gukuza uyu mushyikirano tugirana n'Imana yacu tutize ibyanditswe byera. Mu byanditswe byera ne dusanga ibyahishwe byose, ariko twibuke ko byahishwe abaswa, ariko abanyabwenge muri make cyangwa baki Yesu Kristo nk'umukiza w'ubugingo bwabo ntabwo ari ibyahishwe ni ibyahishuwe. Rero twasanze umwuka wera adufasha gusobanukirwa n'ibyanditswe byera. Ubu rero turi mu cyigisho cya kabiri, cisho cya kabiri kivuga ngo kumenya Imana, kubera ko ntabwo twagira n'umushyikirano n'Imana yacu tutayizi, kandi ntabwo ari Imana gusa. Twabonye ko n'abantu kugira ngo tugire n'umushyikirano nuko tuba dufite ukuntu tuziranye, muri make umwe azi imico y'undi undi azi imico y'undi. Reka rero dukomeze. Twabonye iki rero? Twabonye igaragara cyane y'Imana. Igaragara cyane y'Imana twabonye mwiki? Twabonye ko iyo Mana yacu ari Imana izi byose. Tubona ko ari Imana y'ubutabera, ntabwo ubutabera bwayo bumeze nk'ubutabera bwa hano muri iyi si, ni Imana y'ubutabera. Twabonye kandi ko iyo Mana ari Imana ibabarira. Tubona ko ari Imana irangwa no kugira neza no kwihangana. Tubona ko ari Imana y'inyabwenge kandi ubwenge bwose buturuka kuri yo. Twabonye kandi ko ari Imana y'inyabuntu. Tubona kandi ko ari Imana ibabarira, kandi no tubona ko ari Imana ifite imbaraga zo gutsinda urupfu. Twarabibonye Kristo ku musaraba yarapfuye, amaze gupfa arashyingurwa, ariko arazuka, yatsinze urupfu. Kandi noneho twabonye ko n'abamwizeye bose n'abamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abo ngabo nibanapfa byanze bikunze bazazuka, bazukire ubugingo buhoraho. Ibintu ntabwo ari byose, ariko ni imico idufasha kumenya iyi Mana. Reka rero turebe ingingo y'umunsi ivuga ngo Imana irera. Mbere kugira ngo dukomeze tubanze dusenge. Data uri mu ijuru, umuregezi w'ubugingo bwacu, urakoze nanone ko ngiye kuduha akanya keza ko tugiye kwegerana twiga ibyanditswe byera. Uhabwe icyubahiro Data, ndakwinginze rero ubane natwe, buri muntu wese Data wera uzumva iki cyigisho kizageraho kimukora, azavanamo ingingo y'imufasha kugira ngo dufatanye Data wera gushakisha ibyo twagira n'umushyikirano nawe, wa mushyikirano wimbitse uzatugeza ku bugingo buhoraho. Byose byose kugira ngo biduhere ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Ingingo y'uyu munsi iravuga ngo Imana irera. Reka twibukiranye icyo kwibuka dufite muri iki cyumweru. Mbese kiravuga ngo iki? Ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari we Mana yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. N'amagambo aboneka muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 3. Muri make kumenya Imana nibyo biduha ubugingo buhoraho. Ijambo uwera rero, nkuko tumaze kubona ko Imana yera, reka turebe ijambo ukwera. Iri jambo ukwera ntabwo ari ijambo rikoreshwa kenshi mu mvugo zacu za buri munsi. Hari wenda ni ukubera ibintu byera ari bike cyane, niko navuga. Ibintu byera cyane ni bike muri iyi si, ashobora kuba ariyo mpamvu tudakunze gukoresha iri jambo ukwera cyangwa ridakunze kuboneka cyane. Twakwibaza ni kuki Bibiliya ivuga ko Imana ari ku rugero rwo kwera. Twakwibaza ni ukubera iki Imana ni urugero rwo kwera? Kubera ko nta kibi na kimwe ifite, nta kibi na kimwe ifite, nta kibi na kimwe yigeze, nta n'ikizigera. Imana koko irera, muri make itandukanye n'icyaha, ni nziza 100%, ni Imana yera, nta kindi twakongeraho. Ni ukuvuga ko imico y'Imana yose ifatiye ku kwera kwayo. Twafata urugero nk'urukundo rwayo, n'urukundo rutunganye kandi rwera, rutarangwa no kwikunda kandi ntirurangwe no kwirebaho. Rutandukanye n'urukundo rwacu. Urukundo rwacu rurikunda, rwirebaho. Muri make iyi Mana yo ni inyarukundo, niyo rukundo. Twafata urugero rw'ubumenyi bwayo n'ubumenyi bwera. Muri make bishatse kuvuga ko ubumenyi bwayo butarangwamo imigambi mibisha. Reka twibuke ku banyabumenyi bo muri iyi minsi yacu, iyo ugize amahirwe ukagira ibyo umenya byinshi ku byo usanzwe uzi, ni gutangira kwishyira hejuru, ni gutangira ubumenyi bwawe kubukoresha nabi, ugakandamiza abari hasi yawe cyangwa abadafite ibyo bazi bingana n'ibyo ufite. Iyi Mana rero ntabwo ariko bigenza. Izi byose, ishoboye byose, ni byose, ariko noneho rero ubu bwenge bwayo, ubumenyi bwayo ibukoresha mu rukundo no mu neza itugirira byonyine. Iyo iyi Mana yacu iramuka isi byose ariko itari yera, muri make twagombye kuba turushaho kuyitinya, ariko ntabwo ariko biri. Ntabwo tuyitinya kubera ko ni Imana Data, ni Imana y'inyarukundo. Muri make rero iyi Mana yacu
kubera ari Imana yera n'inyarukundo itiratisha ukwera kwayo cyangwa ibyizi byinshi byayo cyangwa ngo iratishe ubumenyi bwayo. Ntabwo tuyitinya cyangwa tuyifate nk'amaneko, oya, ahubwo tuyifata nk'Imana izi byose kandi ishoboye byose. Ariko umwana w'umuntu wenyine nk'uko twamaze kubibona, iyo azi byose cyangwa afite icyo arusha undi, ahubwo ahinduka umwanzi we, agahinduka umaneko we, agahinduka umukandamiza mu buryo bwose. Imana yacu rero yo ntabwo ari kwiri. Ubushobozi bwayo rero nabwo burera, irera ariko n'ubushobozi bwayo nabwo burera. Iyo ibishobora byose rero ari kwitera, yari kuba inyagitugu ndetse ikaba n'umugome. Murumva rero ko ukwera kwayo gutuma twifuza kuyegera ndetse no kwisanga, nk'uko buri gihe umwana ahora yifuza gusanga se kandi noneho amufitiye urugwiro rwinshi ndetse n'urukundo. Kukwera kwayo rero niwo muco w'ingenzi urusha n'indi mico yose twamaze kubona. Muri make kukwera kwayo niko gutuma dusobanukirwa n'indi mico yindi yose y'Imana. Ni Imana yera. Twabonye ko abantu benshi basangaga Imana, twabonye nka Mose, twabonye Yesaya, twabonye Ezekiyeli, twabonye Daniyeli, yewe tubona na Yohana. Abo bantu bose babazaga gukwetura inkweto zabo kuko aho Uwiteka ibagari habaga arahera. Bakweturaga inkweto zabo bagahisha mu maso habo cyangwa kubarura hasi basa n'abapfuye mu kumuramya. Tubona ko n'ibizima bine bihora bivuga ngo uwera, 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 niwe mwami ushobora byose, niyo yahozeho kandi iriho kandi izahoraho. Byanditswe mu Byahishuwe igice cya 4 umurongo wa 8. Icyo twakwibaza dukurikije ko twabonye ukwera kw'Imana yacu, noneho natwe mbese kwera kw'Imana yacu kwa kukubangamiye? Iyi Imana yacu ntabwo irangwaho icyaha na kimwe, yewe n'ishusho yo gukora icyaha, oya. Akenshi rero nkatwe bana abantu, ibyaha nibyo dushyira nyambere mu buzima bwacu, ku buryo ishusho yo kwera usanga isa naho itubangamiye. Tubonye ko tugomba guhanga amaso noneho mu byanditswe byera. Noneho mu byanditswe byera ntituzasobanukirwa rero nuko kwera kw'Imana. Noneho rero natwe tugende turushaho kugira ngo dukure mu by'umwuka dusa nayo. Tugeze no ku ngingo ivuga ngo Imana n'urukundo. Imana irera, none Imana n'urukundo. Mu rwa mbere rwa Yohana mu gice cya 4 ku murongo wa 8 haravuga ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Muri make ntabwo twavuga ngo dufite urukundo tutazi Imana, kubera ko utazi Imana ntashobora gukunda. Ntabwo Yohana rero yavuze ko Imana ari nyarukundo, ahubwo yavuze ko ubwayo n'urukundo. Imana n'urukundo. Urukundo muri make nicyo kintu kibanze kiranga kamere yayo. Muri make urukundo nicyo kintu kibanze mbere na mbere kiranga kamere yayo. Muri make Imana irera, ariko noneho rero urukundo rwayo nirwo ruyiranga. Twarabibonye, twabonye urukundo rwayo mu maraso Kristo yamenye ku musaraba kugira ngo abari abo gupfa bazuke babone ubugingo buhoraho. None twavuga ko urukundo rw'Imana rutera rute? Muri make urukundo rw'Imana ruratunganye. Urukundo rw'Imana turuhabwa ku buntu, twaruhawe ku buntu kandi turacyaruhabwa ku buntu. Urukundo rw'Imana kandi rugera hose, rugera kuri bose. Muri make turasabwa kuguma muri we, kandi noneho uguma mu rukundo aguma ku Mana, kandi noneho n'Imana ikaguma muri we, nk'uko byanditswe mu rwa mbere rwa Yohana mu gice cya 4 ku murongo wa 16. Imana rero n'urukundo, kandi yaturemye mu ishusho yayo kugira ngo dukunde kandi noneho twifuze no gukundwa. Imana yaturemye mu ishusho yayo n'urukundo, none yaturemye mu ishusho yayo yifuza ko twakunda kandi twakundwa. Aha ni ingingo ikomeye cyane. Dukunze gukinisha amagambo gukunda, ukabwira umuntu ngo ndagukunda, ariko akenshi aba ari nk'ibikino, kubera ko twabonye ko Imana yo irakunda. Urukundo dukunda ni rwa rukundo rutihugiraho, rwa rukundo rutikanyiza, rwa rukundo dushakira ibyiza gusa. Imana dukunze ikagira naho iduha umwana we kugira ngo dupfire ku musaraba. Ubwo nirwo rukundo rwuzuye. Ariko noneho rero ngo Imana yaturemye yifuza ko natwe twaba abo gukunda n'abo gukundwa. Njya nkunda kubwira abantu ngo buri muntu wese, umwana muto, umukuru, umupapa, umumama, umukecuru, umusaza, umukire, umukene, buri muntu wese kuri iyi si afite uburenganzira bwo gukunda no gukundwa, kandi ugakunda ushaka, ugakundwa n'ubushaka, kubera ko twese turabana b'Imana. Kandi noneho ngo bamwemeye bose baha ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. None rero dukwiriye gukundana.
ahubwo ikibazo impamvu gukundana bitunanira nuko dukundana urukundo witekerezaho urukundo tugamije inyungu zacu bwite, ariko ubundi urukundo ni rwiza. Urukundo Uwiteka Imana itwemerera kugira ni rwa rukundo nk'urwadukunze, rwa rukundo rwifuriza bose ibyiza. Mbese urifuza gukundwa? Ndatekereza ko buri muntu wese aba yifuza gukundwa, nta muntu n'umwe utifuza gukundwa. Ariko ikibazo nakwibaza, cyangwa ikibazo niyo wakwibaza, none niba wifuza gukundwa, mbese ujya wifuza gukunda? Ushobora kubabazwa rwose nuko abantu batagukunda, ukavuga uti nanaka kuko nanaka, ariko ujya utekereza ukunda abangahe? Rwa rukundo turi kuvuga ukunda abangahe? Twigere gukunda kugira ngo natwe tubone abadukunda. None se uzabona ugukunda ute nawe udafite abukunda? Twige gukunda rero kandi twifuze gukundwa, nukuri Uwiteka abitubashishe. Ijambo ry'igiheburayo ryitwa hesed twaribonye n'ubundi mu gisho byatambutse. Iri jambo risobanura urukundo rw'isezerano Imana igirana n'umuntu. Urukundo ntabwo ari nka rwa rundi rw'umugabo n'umugore bagirana bagasezerana, ntabwo ari urukundo rushingiye aho ngaho, kubera ko twabonye ko umugabo n'umugore muri iyi minsi bagasezerana kugira ngo bazabane akaramata, ariko bwacya mu gitondo hagira ibyo bapfa ugasanga batandukanye. Ntabwo ari urukundo rero Imana ikunda umwana w'umuntu. Urukundo dukunda ngo n'urukundo rurenze urukundo rw'isezerano umugabo n'umugore bagirana cyangwa abandi bantu bose bagirana. Urukundo rw'Imana rwitwa hesed ntabwo ruhinduka na gato, nta nubwo rufite igice cyo guhinduka, oya, kubera ko ntabwo Imana iruvamo, ntabwo ibivamo, ntabwo irambirwa. Niyo turi babi irakomeza ikadukunda, ahubwo irifuza kugira ngo natwe tugirane urukundo hagati yacu, dukunde cyangwa twemere urukundo yadukunze. Kwemera urukundo yadukunze ni uruhe? Ni ukwemera Yesu Kristo. Ariko ikibabaje ni uko urukundo twebwe turuvamo tukarwanga, ibyahise tukabivamo, kandi iyo tumaze kwivamo birumvikana tuba twibujije uburenganzira bwo kumenyana n'Imana, cyangwa twibujije uburenganzira bwo kugira ngo wa mushyikirano wacu n'Imana yacu ukuri. Ikimenyetso gikomeye cy'urukundo rw'Imana cyagaragariye mu gikorwa cyo gutanga umwana wayo w'ikinege, akamutanga ku musaraba kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Akaba aradupfiriye. Urupfu rwa Yesu rwo ku musaraba ntabwo rwabereho gutinda iteme ry'umworera cyangwa ikiraro cyadutandukanyaga n'Imana gusa, ahubwo ko no kugira ngo itwereke imico itunganye y'Imana y'urukundo, no kugira ngo yireherezeho abantu bose. Muri make iyo Mana yashaka kugira ngo itwiherezeho. Igihe Kristo yamanikaga ku musaraba, yarabivuze ngo nimanikwa ku musaraba ngo nzireherezeho abantu bose. Rero yarabikoze ko ari kugira ngo yireherezeho abantu bose. Muri make ko ari kugira ngo abantu bari bagiye kuzapfa urupfu rw'iteka kubera icyaha, noneho iyo amaraso ye yongere adukurure atwireherezeho, twese tuzabone ubugingo ubuhoraho. Niba dusabwa kwigana Imana nk'abana bakundwa, niba dusabwa kwigana Imana nk'abana bakundwa kugira ngo iyasano yacu igumeho, twagombye kwigana urukundo rw'Imana. Niba Imana ari urukundo, twagombye kuyigana. Ya mico twabonye yose nako twagombye kuyigana kugira ngo tugere ku gihagararo cya Kristo, duse n'Imana Data twese. Mbese birashoboka? Twabonye ko umwana w'umuntu ntabwo yabishobora, twabonye ko nta kintu cyatuma bishobora, twabonye ko icyo dukwiye gukora ni ugufata igihe tukiga ibyanditswe byera, kubera ibyanditswe byera nibyo bidusobanurira Imana Data twese iyo ariyo. Ariko ngo twakomeje kubibona dufashijwe n'Umwuka Wera. Umwuka Wera nadufasha. Twabonye ko umwuka irondoye bari abantu b'Ilaodikiya, bibwiraga rwose ko bazi iby'Imana, bibwiraga rwose ko bakomeye ko ari abakire mu by'Imana, ariko noneho ngo yasanze bambaye ubusa. Isanga noneho rero ari abakene ngo ari abatindi bo kubabarirwa. Isanga kandi noneho ngo muri make ngo bambaye ubusa, batazi no kureba, batazi muri make gutandukanya icyiza n'ikibi. Nuko arababwira ati noneho rero muratsinzwe, murakazuyaze. Ubwo murakazuyaze rero ngiye kubaruka. Ikibazo no twibaze, tekereza kugira ngo Imana ikurye kubera urakazuyaze. Reka rero twiyarure, twige ibyanditswe byera nk'uko bari abantu b'Ilaodikiya babwiwe ngo bihane, kandi Uwiteka avuga ngo bankunda ndabacyaha ngo gira umwete wihane. Natwe turarikirwa kugira ngo twihane, tuze mu byanditswe byera, noneho twisuzume. Turasanga byari twiratanaga, twavuga ngo turafite tutabifite, ahubwo noneho rero ijambo ry'Imana ritugorore, ritujyane mu murongo ishaka ko tujyamo. Noneho rero kandi Umwuka Wera hari kugira ngo atwigishe, adusobanurire kandi akomeze abane natwe, kandi atuyobore, tumwemerere
akoreye muri twebwe byose bizagenda neza. Noneho wa mubano dushaka kugira ngo tugerane n'Imana yacu, wa mubano dushaka kugira ngo dukuze umubano wacu hagati n'Imana yacu, ni ukuri uzakura, ariko uzakura tutabyishoboje, tubishobojwe no kugira umwete wo kwiga ijambo ry'Imana. Muri make no gufata igihe cyo kwiga ijambo ry'Imana no kwemerera Mwuka Wera akaba ari utuyobora. Uwiteka rero aturinde, atugirire neza. Uwiteka atwumvishe ko tugomba guca bugufi, tukemera intege zacu, tukemera kuyoborwa n'Umwuka, dufata igihe mu gihe Imana yaduhaye. Yego ntabwo byoroshye rwose, ariko dufata igihe twiga ibyanditswe byera. Igihe cyose twafata rwose Uwiteka azaba ari kumwe natwe, azatwohereza Umwuka Wera adusobanurire isano yacu n'Imana, irusheho kugenda ikura uko bwije n'uko bukeye, kugeza igihe tuzagira ku gihagararo cya Kristo. Uwiteka rero twabanye akurinde, aguha amahoro, agufashe kandi akubashe gukura mu by'umwuka, mu izina rya Yesu, amen. Data uri mu ijuru, Imana ishobora byose, wakoze wabanye natwe Data wera, turakunezera kandi turakwishimiye. Nuko Data mwiza, komeza utwigishe, uduhe gukura uko bwije n'uko bukeye, kandi abagusenga bose Data ntubime amaso, ubumve kandi ubasubize, kuko uri Imana ishobora byose, kuko uri Imana izi byose, kuko uri Imana imva kandi igasubiza. Tubigusabye byose ngo biduhere ubuntu mu izina rya Yesu, amen.